Kuba shaje cyabakora n'ubugoro suko kuri kuzerera mukabane kinone mwana wande kukandorera naho kuva mu gitondo ndi gushakisha ura mudemo wanje sumuzi ura mudemo ira andira muze nyine wa makava wabikeye yabonye ari gukunda gufata isimu yanjye so nanjye navuze nti reka ndagushakira iyawe so kano kanya kundeba mvuye kwa Innocent Tech uramuzi namukenze ndamuzi kusaza kutangara kurubuguri stage toka teke ngaho aho ngaho so niyo ndi kuva none ndavuze nti kamushakiriye kirebe kandi abwo henda gaza ko zifite zihari none zico nkoze ubu ngubu ndi kujina imbere side zo mu cyayi ndavuze nti Innocent ni umuntu mwiza of course abantu benshi baramwisiraga bamusigiraga musimu n'iki je ndayishashuye ndavuga ngo kangende zagira isaha yose nzakora nyina kano niyo kwena ka nini yo wayikuye isimu kibisa kistedera kibazo so nico mbaza just ndayishuye ndavuga nti kanyisigaye ndajayo na demu nyine igure aho wabyoroheje sha ariko kakadiyo kana kigombaga mani urakigombaga ndakigombaga sha rahira so naragikubise arankubaga shuri imbwa ariko reka kubyere ntari wo guhambira ubaye ubimbwihe bwa mbere nabantu benshi bambwiye ngo uramudemu naragikubise ahubwo ashaka ngureka mwana ndi kugenda bate warahiriwe wapiga magende nawe uraburandira mu uvuye sete tujya tubonane mu sawa kari amakuru Innocent ako nawe uratambura gase Yesu sinengusi ziri shano wafashe bodi kankureke isimu ndaza kuyenda ndi na sheri nuko ndi kujya manze murebe muri office Hola. Nizere ko iyi video yagushimishije nyabuna. Ndagusabye ukomeze kuntera inkunga, ukore share, urayikinge, ukomentinge, usubscribinge, ndagusabye ngufashe. Amazina ni T Benjamin umwana wanyu.